Mbere yuko dutangira, reka mbanze ngusaba igitekerezo cyawe. Nyuma yo kumva ibi bitabo byose uko ari 7, unkundire unyaruke muri comments. Wandike ngo iki gitabo nuko cyakuwemo cyari gikwiriye gukirwamo kuko ndumva hari byinshi cyane abantu bari kungukiramo. Nurangiza kandi ntiwibagirwe no kutubwira ngo iki gitabo koko cyari gikwiriye kuvanwamo kubera yuko kirimo byinshi cyane byari kuyobya itorero rya Yesu Kristo. Igitabo cya Enoke ni kimwe mu bitabo bikomeye cyane kandi byamamaye cyane byakuwe muri Bibiliya. Iki gitabo cya Enoke cyanditswe hagati y'ikinyejana cya 3 n'ikinyejana cya mbere y'uko umwami Yesu Kristo avuka. Iki gitabo cya Enoke rero gikubiyemo amayereko ndetse n'ubuhanuzi bukomeye cyane uyu muhanuzi Enoke yagiye abona ndetse n'ingendo zose yagiye agira. Uyu Enoke ni sekuruza w'umugabo twese tuzi Nowa. Uyu ni umugabo Bibiliya igaragaza neza yuko yagendanye n'Imana cyane. Ibyo bigaragara mu gitabo cy'Itangiriro. Igitabo cya Enoke iyo kigeze ku nkuru zivugwa mu Itangiriro ibice 6 kiraguka cyane ndetse kikabisobanura cyane mu buryo bwimbitse. Ngira ngo iyo usomye igitabo cy'Itangiriro ibice 6 kitubwira inkuru zivuga ku bana b'Imana barebye abakobwa b'abantu hanyuma bakabona ni beza, babahindura abagore. Hanyuma Uwiteka arababara cyane kugeza ubwo yafashe umwanzuro avuga amagambo akomeye avuga ngo umwuka wanjye ntazahora aruhanye n'abantu iteka ryose kuko ari abantu b'umubiri, nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Iyo nkuru iyo bigeze muri iki gitabo cya Nowa ibivuga neza cyane ndetse ikaguka ku rwego rukomeye. Bibiliya igaragaza neza yuko aba bana b'Imana ndetse n'abana b'abantu bamaze kubana barabyaranye, babyaranye abantu badasanzwe, babaga ari abantu barebare b'abanyembaraga ndetse abantu bakomeye cyane bazwi ku izina ry'Abanefilimu. Iyo ugeze rero muri iki gitabo cya Enoke ubona neza yuko uyu Enoke yandika yagaragaje ko ibi biremwa byamanutse bikaryamana n'abana b'abantu. We yagaragaje yuko ibi byari ibiremwa Imana yohereje kugira ngo birinde abantu. Abamarayika bamanutse bavuye mu ijuru hanyuma bakaza mu isi. Enoke akomeza agaragaza neza yuko ibi byaremwe byaje bikanduza abantu, bitangira kubigisha ubumenyi bugiye butandukanye Imana itashimye. Muri ibyo ngibyo ibyari mu byigisha abana b'abantu harimo nk'ubupfumu, ibyerekeranye no kuraguza inyenyeri ndetse no gukora intwaro zo kwica. Iki gitabo kigaragaza uburyo abo bamarayika Imana yabaciriyeho iteka. Kigaragaza kandi uburyo urubyaro rwabo rwazanye kurimbuka mu kiremwa muntu. Ndetse iki gitabo gikomeza kinagaragaza uburyo uyu Enoke yajyanywe mu ijuru akerekwa amabanga y'ibwami. Iki gitabo gikomeza kigaragaza uburyo Enoke yabonye intebe y'umwami Imana, uburyo yabonye ibibera mu ijuru ndetse yaneretswe uburyo hazabaho urubanza rw'iteka ku munsi wa nyuma w'amateka. Imana yamweretse uburyo abanyabyaha bazahanwa, imwereka kandi n'uburyo abantu bakiranukiye Imana bazahembwa. Igitabo cya Enoke cyuzemo ubuhanuzi bugaragaza kugaruka kwa Mesiya ndetse n'igihe cya nyuma cy'amahoro. Iki gitabo cyarakunzwe cyane ndetse cyurubahwa cyane mu isi ya kera y'Abayahudi ndetse no mu bakristo bo hambere. Nimvuga aba mbere wumva imyaka yo gufi nyuma y'uko Kristo asubiye mu ijuru. Mu by'ukuri igitabo cyo mu isezerano rishya cyitwa Yuda kigaruka ku nkuru zivugwa mu gitabo cya Enoke mu buryo bweruye. Gusa ikintu kibabaje cyane bene data nuko abayobozi b'idini ry'Abaromani bagikuye mu bindi hanyuma baragitwika, bashakisha ahantu hose baba barakoze amakopi y'ibiri mu gitabo cya Enoke, byose babikusanyiriza hamwe barabitwika. Impamvu nta yindi yatumye babikora nuko igitabo cya Enoke cyari kirimo amakuru ahagije cyane y'imikorere y'imbaraga z'imyuka mibi ndetse n'amakuru ahagije ku mikorere y'abamarayika ndetse n'abadayimoni. Ikindi kandi bagihoye, iki gitabo cyari kirimo amakuru ahagije ndetse n'ubumenyi buhagije ku byerekeranye n'isanzure ndetse n'ibirimo. Aya yari amakuru y'umwimerere yaturutse mu ijuru ahabwa Enoke, hanyuma arabyandika muri iki gitabo. Iki gitabo kandi mwene data cyari kirimo amakuru akomeye cyane ndetse ahagije agaragaza ibizaba ku munsi w'imperuka, iby'abayobozi b'idini ry'i Roma bafashe nk'ubuyobe
barebye bakana birakomeye, hanyuma bagahitamo kubyita ko ari ubuyobe. Uyu munsi wa none rero iki gitabo hari abantu bakirokoye baragihisha. Kugeza uyu munsi wa none umuntu ushaka gusoma iki gitabo agisanga muri Ethiopia mu idini ryitwa Ethiopian Orthodox Church. Iki gitabo rero cya Enoke mu by'ukuri ni igitabo gifatwa nk'igitabo cyuzemo ubuhanuzi bukomeye cyane bw'ibintu byaranze isi cyangwa se bizaranga isi, ndetse kikanibanda cyane ku bahanuzi bo mu minsi y'imperuka. Hanyuma ariko kandi bakanahamya neza yuko iki gitabo cya Enoke kirimo ubwenge bukomeye cyane buhishe bw'Imana. Ikindi gitabo bakuye muri Bibiliya ni igitabo cyiswe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Thomas. Igitabo cya Thomas ni kimwe mu bitabo bikomeye kandi biteye amatsiko byakuwe muri Bibiliya. Iki ni igitabo bivugwa yuko gishobora kuba cyananditswe hagati y'ikinyejana cya mbere ndetse n'ikinyejana cya kabiri nyuma yo kuvuga k'umwami Yesu Kristo. Mu by'ukuri ntabwo ari igitabo gifatwa nk'igitabo cyagiye kivuga ku buzima bw'umwami Yesu Kristo. Oya, ntabwo ari igitabo rwose usanga kibanda cyane ku rupfu rwa Yesu Kristo ndetse n'umuzuko. Ikintu gitangaje nubwo ibi byose Thomas atabitinzeho nuko iki gitabo gifite ibice 114. Ikintu gitangaje ahubwo nuko igitabo cya Thomas kigizwe n'amagambo 118 umwami Yesu Kristo, n'amagambo 118 atangaje umwami Yesu Kristo yavuze. Amwe muri ayo magambo arimo amahame cyangwa se amwe muri ayo magambo arimo amahame umukristo mwiza akwiriye kugenderamo. Urugero, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Andi magambo ari muri iki gitabo ni amagambo yumvikana nk'amagambo agoye kugira ngo umuntu ayumve, cyangwa se amagambo twafata nk'amagambo ajimije. Urugero, hari Yesu Kristo avuze ngo nusatura urubaho uzasanga ndimo, nuzamura urutare uzambona. Mu by'ukuri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Thomas bwigisha yuko ubwami bw'Imana atari ikintu kizaza ejo hazaza, cyangwa ikintu umuntu abonera mu migenzo cyangwa imihango y'idini. Ahubwo iki gitabo kigaragaza ko ubwami bw'Imana buri muri wowe. Hanyuma kandi iki gitabo kigaragaza neza yuko agakiza umuntu akabona binyuze mu kumenya ndetse no gusobanukirwa yuko ubwami bw'Imana butuye muri wowe. Mu by'ukuri iki gitabo cya Thomas ntabwo kigaruka ku musaraba, ntabwo kigaruka rwose ku muzuko wa Yesu Kristo. Nta nubwo iki gitabo kigera kigaruka ku kwiyunga n'Imana k'umwana w'umuntu. Muri iki gitabo nta bitangaza na bito birimo Yesu Kristo yakoze. Nta nkuru zirimo inyigisho z'ubwami mu buryo bweruye wava kubonamo, ahubwo hahishemo ubwenge butangaje bw'Imana ku bantu bamaze guhumuka amaso y'umwuka, atumvwa n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo abasha kumva n'umuntu Imana amaze gukora ku maso hanyuma agahumuka. Abakristo mu bihe bya mbere rero iki gitabo baragifashe barakijugunya. Impamvu nta yindi nuko ibyo basomaga batabashaga kubyumva, ubwenge bw'Imana bwari butarabwira muri bo. Abakristo bo hambere rero igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyanditswe na Thomas baragifashe barakijugunya. Nuko iki gitabo umuntu wagisomaga Imana ikamugenderera yahabwaga impano idasanzwe yo kurobanura imyuka ndetse no kumenya. Abantu rero bemeraga iki gitabo kandi bakagikoresha cyane, bizeraga yuko agakiza umwami Yesu Kristo yatanze katurutse mu bwenge buhishe. Bakizera yuko atari ibintu byaturutse mu kwizera urupfu rwa Yesu Kristo ndetse n'umuzuko we. Mu by'ukuri inyandiko zose ziri muri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Thomas mu by'ukuri usanga bwibanda cyane ku buzima bw'umuntu w'imbere, guhishurirwa ndetse no kumenya no gusobanukirwa ubutware itorero rya Kristo rifite, ndetse n'inyigisho n'ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse n'imyizerere byagiye biranga intumwa za Yesu Kristo. Byagiye biranga intumwa za Yesu Kristo nk'ibintu abakristo bakwiye kwigiraho ndetse bikabafasha kwegera umwami Imana. Iki gitabo rero nyuma yuko bakijugunye bakacyanga cyaragiye kimara imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Iki gitabo rero nyuma yuko bakijugunye bakakireka
cyaje kuburirwa irengero imyaka 1000 iratambuka. Ikintu kinesheje cyane nuko nyuma yaho rwose, nyuma y'imyaka 1000 mu 1945 baje kuza kukibona. Baza kukibona neza hafi y'ahantu hitwa Nagamadi muri Egiputa. Iki gitabo rero ni igitabo cyagiye kigirwaho impaka n'abakristo mu gihe cyo hambere. Ikindi gitabo cyakuruwe muri Bibiliya ni igitabo cyitwa Ubutumwa Bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariya Magadalena. Iki gitabo ni igitabo bivuga yuko cyanditswe mu kinyejana cya 2 nyuma y'Umwami Yesu Kristo. Iki ni igitabo cyatabuwe, cyarajugunywe rwose. Iki ni igitabo gitinda cyane ku butware bukomeye cyane abantu bemeye kurikira Umwami Yesu Kristo bafite. Ibisigarizwa by'iki gitabo byabashe gusigara bigaragaza neza yuko uyu Mariya Magadalena yagerageje gusangiza abantu inyigisho zahishwe Umwami Yesu Kristo yamwigishije igihe yaramaze kuzuka. Muri ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo rero agereza gukomeza intumwa zari ziri mu mubabaro, ndetse akanagaruka ku kuzamurwa kwa roho z'abantu baba bavuye mu mubiri barizeye Umwami Yesu Kristo uburyo bajyanwa. Avuga kandi no ku mbaraga zigerageza guhangana n'izo roho ngo zibuze gusubira aho zaturutse, aho ni mu ijuru. Igituma rero iki gitabo abagerageje kubona ubu busigariza bwacyo bumva bagikunze ndetse bakumva bagize amahirwe bakongera kukibona cyose, ni uburyo kigaragaza intambara iba hagati y'imbaraga ebyiri, imbaraga z'Imana ndetse n'imbaraga z'umwijima, ndetse n'uburyo birangira imbaraga z'Imana zinesheje imbaraga z'umwijima. Intumwa Petero ntabwo yigeze yumva ubu butware bukomeye cyane Mariya Magadalena yanditse muri iki gitabo. Yahoraga yibaza uburyo Yesu Kristo ashobora guhitamo umugore kugira ngo amuhishurire amabanga akomeye nk'ayo ngayo. Icyo gihe Mariya Magadalena nawe ubwe yihagazeho agaragaza yuko Umwami Yesu Kristo yamukundaga cyane kuruta izindi ntumwa zose. Ikindi kintu gikomeye cyane cyatumye anavuga impamvu Yesu Kristo yamuhishuriye byose, ngo nuko Yesu Kristo yamwizeraga cyane. Ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariya Magadalena rero bukomeza bushimangira uburyo ubugingo bw'umuntu bukurwa mu isi bukazamurwa mu gihugu cyo mu ijuru bitanyuze mu mahame y'amategeko y'isi cyangwa imigenzo n'imihango runaka. Muri iki gitabo bavuga yuko urugendo rw'ubugingo bw'umuntu habarizwamo kunesha ubwoba, kunesha ubujiji, kutagendera mu mihango ndetse n'imigenzo y'amadini. Mu by'ukuri rero ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariya Magadalena bwatabuwe cyangwa se bwaciwe bitewe n'uko bwabangamiraga ubutware bukomeye bwari bwaramaze kubakwa ndetse bushyirwaho n'idini ryo muri icyo gihe cya mbere. Kuba muri iki gitabo hari hakubiyemo ubwenge bwajimijwe, kwigenga k'ubuzima bw'umwuka bw'umuntu, ndetse no kutemera imbaraga zashyizweho n'idini byafashwe nk'ikintu gikomeye cyane gishobora gutera ingaruka zikomeye. Ikindi kintu gikomeye cyane nuko no mu karengane kagiye kabaho bagiye bashingira ku byo Mariya Magadalena yanditse, ndetse ababyizeye bigatuma barushaho kuba abanyamwuka ku rwego rudasanzwe. Ibyo ubwabyo bikabangamira imigenzo n'imihango y'idini yo muri icyo gihe. Mu by'ukuri iki gitabo cya Mariya Magadalena ntago gihari cyose, hasagutse uduce bagiye begeranya. Utu duce natwo rero baje kutuvumbura mu mpera z'ikinyejana cya 19. Iki ni ikintu gitangaje nuko ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariya Magadalena nyuma bwaje no guteza imidugararo, biteza impaka ku bantu batemeraga ukwishyira ukizana k'umugore. Bwataje impaka kandi ku bantu batemera ubutware umuntu wamaze kwakira agakiza afite muri Kristo Yesu. Abantu ntibemeranyaga ku cyo Mariya Magadalena yanditse ku byerekeranye n'agakiza. Ikindi gitabo cyakuwe muri Bibiliya ni igitabo cyiswe Ubutumwa Bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yuda. Ushobora kwita uvuga uti iki gitabo se ntitugifite muri Bibiliya n'ubundi?
ni igitabo cya Yuda dufite muri Bibiliya, ndetse iki gitabo gifite n'igice kimwe cyonyine. Nivuga Yuda Iskariyoti, ndabizi neza ko muhita mwumva Yuda wa wundi wagambaniye Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yuda Iskariyoti, mu by'ukuri ni igitabo bivugwa yuko cyanditswe hagati na hagati mu kinyejana cya kabiri nyuma y'umwami Yesu Kristo. Mu by'ukuri ni igitabo gifatwa nk'igitabo cyagiye kibamo amagambo agiye atandukanye asa nk'ahabanye n'iby'abandi bavuze. Mu by'ukuri iki ni igitabo gifatwa nk'igitabo cyanditswe kikazamo amagambo amwe n'amwe asa nk'avuguruza iby'abandi bagiye bandika kuri Yesu Kristo. Muri iki gitabo rero cyakuwe muri Bibiliya, bagaragaza yuko uyu Yuda Iskariyoti atari we wabaye umugambanyi wagambaniye Yesu Kristo nk'uko dusanzwe tubizi, ahubwo berekana ko uyu Yuda Iskariyoti yari umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo bari basobanukiwe neza misiyo yazanye Yesu Kristo mu isi, kititaye ku gikorwa ibindi bitabo byafashe nk'ubugambanyi cyangwa se ikibi Yuda yakoze. Igitabo cyo kigaragaza yuko uyu Yuda mu by'ukuri yubakiye icyifuzo cy'umwami Yesu Kristo kugira ngo icyazanye Yesu Kristo kibashe kugerwaho. Iki nta kindi ni cya gikorwa Yuda yakoze igihe bari bagiye kumufata, kuko muri iki gikorwa niho umwami Yesu Kristo abashije kugera ku ntego ye, agapfa, hanyuma abantu bamuzanye bakabona agakiza. Muri iyi nyandiko rero ya Yuda bagaragaza yuko abandi bigishwa ba Yesu Kristo bakoze amakosa akomeye cyane, cyangwa se batigeze bita kuri misiyo yazanye Yesu Kristo ngo babigiremo uruhare. Iki gitabo kandi gishinja abigisha ba Yesu Kristo yuko bagenderaga ku migenzo idafite ireme, ndetse ko aba bigishwa bananiwe kugendera mu kuri kuzuye. Igitabo kandi kigakomeza kigaragaza uburyo Yesu Kristo yajyaga baseka bitewe n'uko nta bwenge bagira. Ni igitabo kigaragaza yuko umwami Yesu Kristo yihereranye Yuda, hanyuma akamwishurira amabanga agiye atandukanye atigeze ahishurira abandi. Ni igitabo kigaragaza yuko agakiza katazanwa n'uko umuntu yizereye mu kubambwa kwa Yesu Kristo ndetse n'umuzuko we, ahubwo kigakomeza gishimangira yuko agakiza kazanwa no guhunga iyi si dutuyeho, hanyuma ugasubira ku Mana nzima. Iki gitabo rero cyaje gukubugwa mu bindi bitabo. Impamvu nta yindi ni uko iki gitabo cyagiye kigaragaza yuko iyi si igaragara dutuyeho ari kibi. Ikindi kandi kikaba cyaragiye kigaragaza yuko ubwenge bwahishwe ariko rufunguzo rw'agakiza. Mu by'ukuri ni igitabo cyagiye gitesha agaciro ubutumwa bwo gucungurwa kw'itorero binyuze mu rupfu rwa Yesu Kristo ndetse n'umuzuko we. Iki ni igitabo cyaje kongera kugaragara mu 1970, hanyuma bongera kugitunganya neza, baragisukura, baragitunganya, bagikorera amakopi agiye atandukanye, hanyuma bakijyana mu makaminuza agiye atandukanye ya teolojiya kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ikinyuranyo cy'imyizerere y'abakristo bo hambere. Rero bene data, mwumva neza yuko iki ari igitabo kigaragaza cyangwa se gishimangira neza yuko uku kugambana kwa Yuda atari igikorwa kibi cyaturutse kuri Satani, ahubwo kigakomeza gishimangira neza yuko iki gikorwa Yuda yakoze ari uburyo bwo kubaha icyo Imana yamwifuzagaho. Iki ni igitabo cyakuwe muri Bibiliya bene data. Ni igitabo cyiswe Iherezo ry'isi, cyanditswe na Petero. Iki ni igitabo cyanditswe mu ntangiriro z'ikinyejana cya kabiri nyuma yo kuvuga kwa Yesu Kristo. Gikubiyemo ubusobanuro buhagije ku byerekeranye n'ibizabera mu ijuru ndetse n'ikuzimu ku mperuka y'ibihe. Iyi nyandiko igaragaza iyerekwa rikomeye cyane intumwa Petero yagize agenderewe na Yesu Kristo. Muri yerekwa ngo yabonye icyubahiro kidasanzwe gitegereje abantu bakiranukiye Imana, ndetse n'ibihano biteye ubwoba bitegereje abanyabyaha. Bitandukanye n'ibimenyetso bigiye bitandukanye bigaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe, muri iki gitabo ntabwo hagaragaramo ubusobanuro buhagije. Muri iki gitabo bagaragaza uburyo abantu batuka Imana bazabanza gutwikwa ururimi rugashira, hanyuma bakajugunywa mu muriro. Bagaragaza kandi uburyo abasambanyi bazababazwa cyane. Berekana uburyo abakire birengagije abakene
bazatwikwa n'umuriro bitagira iherezo. Muri iki gitabo bakomeza bagaragaza uburyo abicanyi, abagambanyi ndetse n'abana batumvira ababyeyi nabo bazababazwa by'iteka. Si ibyo gusa, berekana n'uburyo abantu bakiriye agakiza bazanezerwa, bakerekana uburyo bazabona ubutabera bw'Imana. Uku gutandukanywa kw'abakiranutsi ndetse n'abanyabyaha byasobanuwe muri iki gitabo cyanditswe na Petero cy'iherezo ry'isi. Byaragiye bigira imbaraga nyinshi ndetse zikomeye cyane muri kominote y'Abakristo bari bariho mu gihe hari hariho akarengane. Barakiga bakizereramo kugeza ubwo babicaga nabi ndetse inyamaswa zikabarya ari bazima, ariko bafite ibyiringiro bizima by'uko byanze bikunze Imana izabaho ubutabera mu gihe cyo kurangira kw'isi. Iki gitabo rero mu by'ukuri ni igitabo cyakiriwe neza n'Abakristo muri icyo gihe, ndetse abantu baracyumva cyane ndetse baracyubaha. Ikintu gitangaje ni uko mu bitabo byagombaga gushyirwa mu isezerano rishya n'iki gitabo cyari kirimo. Gusa uko imyizerere y'Abakristo irushaho kugenda yaguka, abayobozi b'idini baje kugikuramo. Mu by'ukuri bagaragaje ko impamvu nta yindi ari uko bagaragaje ko wanditse igitabo yirengagije ihame ry'uko ikuzimu hazaba hari umuriro urenze ukwemera kwa muntu, ndetse kandi azaba ari umuriro udashira. Ikindi kandi bagaragaza yuko muri iki gitabo batigeze bagaruka ku buntu bw'Imana ndetse n'imbabazi zayo. Mu kinyejana cya 4 rero, iki gitabo cy'iherezo ry'isi cyanditswe na Petero cyaje kubura rwose, cyaje kuburirwa irengero rwose mu bitabo byari bimaze gutoranywa bigomba kujya mu byanditswe byera. Igitangaje ni uko baje kubona uduce tw'ibyari bigize icyo gitabo. Mu by'ukuri rero murumva yuko iki gitabo cyiswe iherezo ry'isi cyanditswe na Petero, mu cyongereza cyiswe The Apocalypse of Peter. Petero yacyanditse yibanda cyane ku rubanza ruzabaho ubwo isi izaba imaze kurangira, hakabaho guhanwa kw'abanyabyaha banze kwihana ndetse no guhembwa kw'abakiranutsi. Ikindi gitabo cyakuwe muri Bibiliya ni igitabo cyiswe Umwungeri wa Herume. Iki gitabo cyiswe Umwungeri wa Herume ni igitabo cyanditswe mu kinyejana cya 2 nyuma yo kuvuka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Iki ni kimwe mu bitabo birebire cyane kandi byamamaye cyane byakuwe muri Bibiliya. Mu by'ukuri ni igitabo cyanditswe mu buryo bugaragaza amayerekwa agiye atandukanye, amategeko y'Imana ndetse n'inkuru zigiye zitandukanye zivuga ku butumwa bwiza zageze kuri uyu mugabo witwa Herume. Uyu Herume yabanje kuba umucakara w'abantu bakomeye muri icyo gihe cye. Iki gitabo kigaragaza yuko yaje kugendererwa n'ibiremwa bivuye mu ijuru. Ibi biremwa ni abamarayika bamugendereye ariko bakaza bagaragara nk'abungeri. Mu kinyarwanda cyiza ni abashumba. Iyi nyandiko rero y'Umwungeri wa Herume igaruka cyane ku kwihana ibyaha, igaruka kandi ku gutunganira Imana kw'abantu. Ikindi kandi igarukaho ni ikintu gikwiye gukenerwa n'Abakristo cy'ingenzi cyo kubaho mu buzima bwo gukiranukira Imana mu kwirinda kuzacirwaho iteka ku munsi w'amateka. Mu by'ukuri ubutumwa buri muri iki gitabo burumvikana cyane. Ni igitabo kigaragaza yuko yewe n'abizera bamaze kubatizwa, iyo bakoze icyaha bashobora kubona imbabazi z'Imana mu gihe bihannye by'ukuri. Ni igitabo kiburira Abakristo cyane kwirinda ikintu kibi cyitwa kwikubira, ubwibone ndetse no kwicamo ibice mu itorero. Muri iki gitabo harimo inkuru zigiye zitandukanye z'Umwami wacu Yesu Kristo. Harimo kandi ishusho y'itorero nk'umunara muremure cyane urimo urubakwa. Iki ni igitabo gishimangira cyane kwishyira hamwe, kwihangana ndetse no kudacika intege. Iki gitabo ni igitabo gisubiza intege kubaho mu buzima bwo gukiranukira Imana kuruta uko abantu bakwihuza n'imigenzo n'imihango y'idini ndetse n'amatitire agiye atandukanye mu madini.
Muri iki gihe rero iki gitabo cyandikwaga ndetse no mu myaka yagikurikiye, iki gitabo cy'umwungeri wa Herume abantu baracyubashye cyane ndetse baragitinya kuko cyari kirimo amagambo akomeye cyane y'Imana. Gusa baragikunze cyane ndetse baracyuhaga cyane kuko cyari kirimo amagambo y'Imana. Gusa ikintu kibabaje bene data ni uko nyuma y'igihe ubuyobozi bw'idini bwaje kugikuraho, abantu bose bari bagifite baracyamburwa. Mu by'ukuri ni igitabo bafataga nk'igitabo gifite akamaro cyane mu gutuma abantu barushaho kujya ku murongo ndetse no kubaha Imana. Icyakora ariko kandi bakavuga ko muri iki gitabo haburamo ubutware bw'Imana, gusa bakavuga yuko muri iki gitabo haburamo ubutware bw'Imana, gusa bagira ikibazo cy'uko iki gitabo cyanditswe n'umuntu utari ufite ubutware bw'Imana, uwo ni Herume. Iki ni igitabo mu by'ukuri cyatinze ku buzima bw'umwuka cyane kuruta gutinda kuri teoloji. Mu by'ukuri ni igitabo cyuzuyemo ubuhanuzi bw'Imana, mu by'ukuri buhura neza cyane n'ibindi bitabo byagiye byandikwa bitandukanye. Ngira ngo murumva neza yuko icyatumye bagikuramo gusa ni uwacyanditse, nyamara byari birimo byo barabyemeraga byose. Ikindi gitabo gikomeye cyane bakuye mu byanditswe byera cyangwa se Bibiliya ni igitabo cyiswe Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Filipo. Ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Filipo ni igitabo cyanditswe ahagana mu kinyejana cya 3 nyuma yo kuvuga ku mwami wacu Yesu Kristo. Mu by'ukuri ni igitabo kirimo ibimenyetso byinshi ndetse bitandukanye byandikiwe kugira ngo bisobanure neza imbaraga z'umwuka ndetse n'imbaraga zidasanzwe z'Imana, kubera yuko ibyo byombi ari bitagaragarira amaso. Ibimenyetso rero byari muri iki gitabo byari ibimenyetso bifasha gukomera ko mu myizerere y'Abakristo. Bitandukanye n'ibindi bitabo bivuga ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, iki gitabo ntabwo kigaruka ku buzima bw'umwami wacu Yesu Kristo, ahubwo ni igitabo kivuga ku magambo agiye atandukanye umwami wacu Yesu Kristo yagiye avuga, ibitangaza byagiye bibaho ndetse n'inyigisho zigiye zitandukanye umwami Yesu Kristo yagiye atambutsa. Icyongeyeho kandi iki gitabo kirimo amagambo avuga ku bukwe bwo mu mwuka ndetse no kwihuza k'ubugingo bw'umuntu ndetse n'ubumana. Iki gitabo kandi kigaruka ku magambo avuga ku byerekeranye n'umuzuko, umubatizo ndetse no kuzuzwa umwuka wera. Gusa nanone ibi bigaruka ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Filipo bize bisobanurwa nk'ibimenyetso by'ububyutse bw'umuntu w'imbere kuruta uko bifatwa nk'iminsi mikuru igaragarira amaso cyangwa imigenzo y'idini. Kimwe mu mirongo izwi cyane muri iki gitabo ndetse isa n'itandukanye n'indi mirongo iri mu bundi butumwa bwiza ni umurongo ugaragaza Mariya Magadalena nk'umugore wa Yesu Kristo. Muri iki gitabo bagaragaza ko Yesu Kristo yari afitanye umubano udasanzwe na Mariya Magadalena bari umwe. Muri iki gitabo iyi mirongo igaragaza uburyo Yesu Kristo yari umwe na Mariya Magadalena, yari urubavu rwe, mu yandi magambo yari umugore we. Bakomeza bagaragaza uburyo Yesu Kristo yakundaga cyane Mariya Magadalena kumurutisha abandi bigishwa bose yari afite. Ikindi gikomeye cyane ni uko banavugaga yuko Yesu Kristo yajyaga anamusomera mu ruhame. Abahanga rero mu byerekeranye na teolojiya bagiye bajya impaka kuri iki kintu, hanyuma bakibaza bati ese koko ibi bintu byabayeho? Niba kose byarabayeho, mu by'ukuri wari umubano udasanzwe ugaragaza urukundo rw'umugore n'umugabo cyangwa cyabaga ari ikindi kimenyetso yashaka kugaragaza? Iki gitabo gikomeza gishimangira yuko agakiza bisobanura kongera kwihuza kw'ibintu byari byaratandukanyijwe n'igihe, guhuza ubugingo ndetse n'ubumana. Mu by'ukuri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Filipo bwaje gukurwa mu bindi bitabo byo muri Bibiliya kubera yuko bwari bukuyemo ibitekerezo byagiye biteza impaka mu itorero ryo hambere. Ikindi kandi barebye uburyo iki gitabo cyavuzwemo yuko Yesu Kristo yari afite umugore, ibi ngibi barabyitegereza babona bizateza impaka cyane, hanyuma bahitamo kugikura mu bindi bitabo. Ntabwo bumvaga uburyo
ntabwo wumvaga uburyo iki kintu cyo kuba Yesu Kristo yari afite umukunzi bikaba byaratumaga amurutisha abandi bose bazajya babisobanura mu itorero, hanyuma ibyo bintu bikaba byatuma abantu barushaho kwegera Imana. Byatekerezwaga yuko iki kintu kizaba inkomyi izajya ituma abantu badakunda Imana nk'uko bikwiriye, kubera yuko hari imirongo myinshi cyane yo mu bindi bitabo igaragaza yuko Imana itarobanura ku butoni. Bavuga yuko bitari kuba ibintu byumvikana kuba Yesu Kristo yarahisemo umuntu umwe mu bakobwa bose bakwiriye ku isi hose. Byari gukomeza kugaragara yuko Imana nayo ubwayo irobanura ku butoni. Rero bene data, ibi bitabo uko ari 7 byose byakuwe mu bitabo byagombaga gushyirwa muri Bibiliya ariyo dusoma uyu munsi wa none. Muri ibi ngibi uko ari 7 waba waragize umugisha wo gusoma, nakongera kubaza nti ese niba ari cyo wasomye cyangwa se mu byo wumvishije hari icyo wumvishe cyakwiye kuba kirimo, igisubizo cyawe ukime hano muri comments. Yesu aguhe umugisha mwinshi.